Yes, nongeye guha ikaze nanone kuri YouTube channel. Uyu mwanya rero tukaba tugiye kurebera hamwe ikosa uyu musore Yampano yakoze mu gitaramo cy'uyu musore Mugisha Benjamin. Bivugwa yuko uyu musore Yampano bari bamuhaye umwanya utarenze iminota 5 aba ariyo akoresha kuri stage, ariko uyu musore Yampano ubwo yageraga kuri stage yakoze agahuma munwa rwose. Ibyo yakoze byababaje uyu nguyu The Ben, ku buryo The Ben yabigarutseho mu itangazamakuru avuga yuko ikintu cyo cyamubabaje ari icyo ngicyo uyu musore Yampano yakoze, ku buryo benshi muri iki gitaramo babonye The Ben arira ariko bayoberwa ikintu gitumye arira. Kumbi icyari kimubabaje ni iki ngiki rwose. Iminota Yampano yari yahawe ntabwo ariyo yakoresheje, ku buryo yarayirengeje ahubwo afata n'indi myinshi cyane. Reka turebere hamwe uburyo byari byifashe, tunarebera hamwe udushya twaranze igitaramo cy'uyu musore wacu Mugisha Benjamin. Kwibagirwa indirimbo ni ibintu byari biri muri iki gitaramo cya The Ben byarabaye. Turaza kurebera hamwe umuntu yibagiwe indirimbo kuri stage, amarira ndetse n'amafaranga ku rubyiniro. Ibyo nabyo mwarabibonye, nabyo turaza kureba uwahawe ayo mafaranga ndetse turebe n'uwarize. Ubwo ni The Ben warize, mwamaze kubyumva hakiri kare. Ngutu udushya 15 twaranze igitaramo cya The Ben nitwo tugiye kubagezaho mw'iki kiganiro nagutegure. Tariki ya mbere Mutarama 2025 hari kuwa gatatu, ubwo twari twinjiye mu mwaka mushya wa 2025. ni umwaka w'amateka kuri Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben, wakoreye igitaramo cy'amateka mu nyubako rwose y'imyidagaduro n'imikino ya Big Arena, ndetse abakunzi ba muzika bakaza kumushyigikira ku bwinshi rwose. Uyu nguyu The Ben avuga yuko ibi ari ibintu byamunejeje. Ni igitaramo The Ben yakoze aririmbana n'abakunzi b'umuziki, indirimbo nyinshi yakoze mu gihe kigera ku masaha 4 rwose yamaze ku rubyiniro, ndetse buri uko yabonaga akanya yashimaga urukundo yeretswe kuva ku munsi wa mbere yinjira mu muziki rwose. Uyu nguyu rero The Ben yaririmbye ahuriye ku rubyiniro n'abahanzi benshi bagiye batandukanye. Abahanzi bari batumiwe mw'iki gitaramo nk'umuhanzi Bushari, icyamamare cyane hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda mu kuririmba indirimbo za rap. Uyu nguyu Bushari rwose ni umuhanzi ufite izina rihambaye hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Bushari ubundi bivugwa yuko ari we muhanzi uri hano mu gihugu cy'u Rwanda uzi gutegura stage kurusha abandi bose. Stage yateguye rwose buri umwe wese arayireba akavivura bitewe n'uburyo ibiteguye neza. Kabiri n'uwo bita Tom Close, nawe yari mu iki gitaramo cya The Ben. Gatatu K8 Kavuyo rwose nawe yari yakitabiriye. Kane uyu Otile Brown umunyakenya rwose yari yimanukiye yaje nabi cyane rwose gushyigikira uyu The Ben mw'iki gitaramo. Uyu nguyu ukurikira n'uwo bita Kivumbi King, nawe mu gitaramo cya The Ben yari yitabiriye hejuru cyane. Kevin Kade, Element ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Igitaramo k'iki ntabwo rwose cyaburamo ibyamamare byinshi bitandukanye, ndetse n'udushya cyangwa se ibintu byatungura abantu benshi, ndetse bimwe muri byo nibyo tugiye kubagezaho muri iyi nkuru, cyangwa se udushya 15 twaranze igitaramo cya The Ben, ndetse igitaramo cyitabiriwe n'ibyamamare byinshi cyane. Igitaramo cyadufashije kwinjira mu mwaka mushyashya wa 2025. Igitaramo cyacu, kamwe mu dushya twaranze iki gitaramo ni ukubona abana babarizwa mu muryango wa Sheriye Silver Foundation batunguye benshi rwose, mwarabibonye ibyabaye. Kabiri ni uyu muhanzi Yampano yatunguye abantu benshi kujya kuri stage akarenza iminota 5 bari bamuhaye, sibyo ko abari bakurikiye igitaramo batari babizi ko ariyo yari yahawe. Hanyuma noneho iki gitaramo akandi gashya yakoze ni ukwambura umwenda cyangwa se ikote yari yambaye hejuru rwose, agahita ajya ku Nyarwanda gukoraho ikiganiro mu bafana, arimo avuga ngo uyu mwaka bamwitege, azatanga show ku bafana biwe, azabahereza imizigo myinshi.
gatatu ni uyu muhanzi Kid Kavio ndetse na Green P na Freeman bibagiwe amwe mu magambo y'indirimbo bari ku rubyiniro. Ibi ngibi byatunguye abantu benshi rwose kubona aba bari ku rubyiniro bakibagirwa amwe mu magambo y'indirimbo, ku buryo ibi byateye benshi kubyibazaho. Kane n'uyu nguyu The Ben amarira yarize, benshi bibajije ahavuye. Gatanu n'uyu Philipita Joshua yatanze asaga miliyoni enye. Wakibaza byari bigenze gute kugira atanga aya mafaranga miliyoni? Nimba ubikeneye siga comment rwose muvandimwe. Ikindi mu dushya twaranze igitaramo gatandatu ni ukubona rwose The Ben indirimbo nyinshi yaririmbye n'indirimbo ziwe za zamani, abafana biwe barabyishimiye rwose kubona ari kubibutsa ejo hiwe hashize. Ibi ngibi byanejeje abantu benshi bagiye batandukanye. Uracyari kuri Rwanda New Future, ngo kwibutsa ukanda subscribe kugira ngo turajye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye kuri YouTube channel, nkubwira ngo ukomeze ugire ibihe byiza, umwaka mushya muhire wa 2025.